Ndabasuhuje mu izina rya Yesu, muri kumwe n'umuvandimwe Mushumba mwiza Aime Patrick. Dukomeje kwigira hamwe ibyigisho by'ishuri ryo ku isabato biyobora abakuze kwiga Bibiliya. Turi mu gihembwe cya kabiri, aho tugeze ku cyigisho cya gatatu gifite umutwe w'amagambo ugira uti Umucyo, umurikira mu mwijima. Tugiye gufatanya muri iki cyigisho. Reka mbere yuko dutangira tubanze dusenge. Data wa twese dukunda, Imana ishobora byose, tugushimiye cyane uburyo twitaho uko bwije n'uko bukeye, ukaturinda tutabikwiriye, ni ukuri izina ryawe rihimbazwe. Muri aka kanya keza rero tugiye kwiga ijambo ryawe, reka ubane natwe, utubere umuyobozi, reka icyo wandikishije kibashe kumvikana, tubisabye twizeye ko biduhereye ubuntu mu izina rya Yesu, amen. Icyigisho cyacu rero, umucyo umurikira mu mwijima. Icyo kwibukwa kiragira kiti, Yesu arababwira ati, hasigaye umwanya muto, umucyo ukiri muri mwe. Nimugende mugifite umucyo utarabiriraho, mukiri mu nzira, kuko ugenda mu mwijima atamenya iyo ajya. Biboneka muri Yohana igice cya 12 umurongo wa 35. Mu gitabo giheruka cya Bibiliya cy'ibyahishuwe, umwanzi ashushanywa n'ikiyoka kinini ndetse n'inzoka. Ni ikiyoka kinini kuko ahora ashaka kurimbura ubwoko bw'Imana. Akaba inzoka kuko akoresha ubuhendanyi bwe bwose bw'ibinyoma kugira ngo ashuke ubwoko bw'Imana. Mu myaka yakurikiye urupfu rwa Kristo, abantu ibihumbi n'ibihumbi bishwe urw'agashinyaguro, bajugunyirwa intare kandi batwikirwa ku mpambo. Bishwe n'umwami w'abami wa Roma bazira ko banze kuramya ibigirwamana byabo. Nyamara no muri ibyo bihano bikabije kuba bibi, bakomeje kuba indahemuka ku Mana. Ubutumwa bwiza bukomeza kwamamara n'itorero rirakura. Nk'ingaruka yabyo, Satani yahinduye amagiza. Umubare munini w'abapagani barabatijwe, ariko batarakurikiye inyigisho y'ukuri kwa Bibiliya. Ikinyoma cyuzuye mu itorero ubwo abayobozi bavangaga ukuri kw'ibyanditswe byera n'imihango isanzwe. Ikinyejana cya 4 n'icya 5 byabaye ibihe byo kwifatanya, ubwo abayobozi bakuru b'itorero Gatolika bahuzaga imihango ya gipagani n'inyigisho za Gikristo. Ariko kandi no mu bihe birushijeho kuba bibi, Imana yakomeje kubana n'ubwoko bwayo. Babonye Yesu we nzira y'ukuri n'ubugingo, kandi kubw'imbaraga y'Umwuka Wera bakomeje gushikama, ndetse no mu bihe bashyirwagaho igitutu cyo kwemera ibinyuranye no kwemera k'umutimanama wabo. Bakomeje kuba indahemuka ku bushake bw'Imana, bakomera ku byanditswe byera, bahagarara bashikamye ku kuri kw'ijambo ryayo, nubwo bashyirwagaho igitutu ku buryo bugaragara cyangwa bw'amayeri. Aya ni amagambo dusomye umwanditsi w'iki cyigisho yatwandikiye. Ni amagambo mu by'ukuri asobanura neza uburyo ibihe by'umwijima byinjiye mu itorero. Mu cyigisho cy'icyumweru gishize twarebeye hamwe uburyo umwanzi Satani yateje akarengane mu itorero rya Kristo rya mbere, ariko icyo gitero Satani yagabye ntabwo yabashije kugera ku ntego, kuko uko Satani yarushagaho kurenganya abakristo, niko ubukristo bwarushagaho gutera imbere, niko bwarushagaho kujya mbere, abantu benshi cyane bakizera Kristo. Ariko hano batweretse neza uburyo Satani yahinduye strategy, ahindura uburyo yakoreshaga, ahubwo noneho afata icyemezo cyo gutuma abapagani bemera by'igice guhinduka, bakaba abakristo nyamara badahindutse by'ukuri, bityo bakinjiza imigenzo yabo yo gusenga ibigirwamana mu itorero rya Kristo. Mbega akaga! Reka turebere hamwe birambuye iki cyigisho, tugenda tunyura mu ngingo zitandukanye, turashobora gusobanukirwa neza uburyo nubwo umwijima waburitse mu itorero rya mbere nyuma y'uko intumwa za Yesu zimaze gusinzira, ariko umucyo nawo ntiwabuze kumurika, ahubwo Kristo Yesu yarigaragaje, akomeza kubana n'abakomeje kuba indahemuka kuri we. Twakomeje n'ingingo yo kuwa mbere, ifite umutwe w'amagambo ugira uti guhuza ukuri n'ibinyoma.
amayeri ya Satani. Baduhaye isomo ryo gusoma, dusome muri Yohana 14:6. Haragira hati: Yesu aramubwira ati, ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data ntamujyanye. Dusome muri Yohana 8:44. Handitswe ngo, mukomoka kuri so Satani, kandi ibyo so ararikira nibyo namwe mushaka gukora. Uwo yahereye kera kose ari umwicanyi, kandi ntiyahagaze mu by'ukuri, kuko ukuri kutari muri we. Navuga ibinyoma aravuga ibye ubwe, kuko ari umunyabinyoma, kandi ni se w'ibinyoma. Aya masomo yose dusomye atweretse impande ebyiri zihabanye. Isomo rya mbere twasomye ryatweretse neza uburyo Yesu ari we soko y'ukuri ndetse n'ubugingo. Ariko iri somo rya kabiri dusomye isomo ritwereka neza ko Satani ari we se w'ibinyoma. Uburyo Satani yakoresheje rero kugira ngo abashe guteza gusubira inyuma mu itorero rya Kristo, ni ukwinjiza ibinyoma bye, ni ukwinjiza inyigisho ze z'ibinyoma. Reka dusome muri Yohana 17:17. Handitswe ngo, ubereshe ukuri, ijambo ryawe ni ryo kuri. Reka dusome no muri Yohana 8:32. Handitswe ngo, namwe muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzababatura. Amen. Aya masomo yose dusomye rero ni amasomo atwereka neza uburyo ukuri kw'ijambo ry'Imana ariko kuri rukumbi konyine. Satani yari azi neza yuko ibyanditswe byera bizashoboza abantu kumenya neza ubuhendanyi bwe no guhangana n'imbaraga ze bashikamye. Ndetse iryo jambo ry'Imana iry'umukiza w'abatuye isi yatsindishije ibitero yamugabyeho. Buri gitero yamugabagaho, Kristo yakingaga ingabo y'ukuri guhoraho akamubwira ati, biranditswe ngo, nk'uko biboneka muri Bibiliya ijambo ry'Imana. Ibyo umwanzi yamusabaga gukora byose yabitsindishaga ubwenge n'ubushobozi bw'ijambo ry'Imana. Kugira ngo Satani akomeze ategeke abantu kandi ahe ububasha umupapa wihaye ubutegetsi, yagombaga kubabuza gusobanukirwa ibyanditswe byera. Bibiliya yerekana ikuzo ry'Imana kandi ikerekana abantu bapfa umwanya barimo. Nicyo gituma umwanzi yagombaga gupfukirana ukuri kwayo kuziranenge akanagukuraho. Ubu buryo nibwo itorero Gatolika ry'i Roma ryakurikije. Hashize imyaka amagana menshi gukwirakwiza Bibiliya bibujijwe. Abantu babujijwe kuyisoma cyangwa kuyitunga mu ngo zabo. Maze abapadiri n'abepiskopi badakurikiza amahame mazima bakajya basobanura inyigisho zayo bagambiriye gushyigikira ibinyoma byabo. Nguko uko abatuye isi hafi ya bose bageze aho bemera ko Papa ari umusimbura w'Imana ku isi n'ufite ububasha bwo gutegeka itorero na leta. Aya ni amagambo yakuye mu gitabo cy'Intambara Ikomeye ku ipaji yaho ya 40. Twakomeje n'ingingo yo kuwa kabiri ifite umutwe w'amagambo ugira uti, amasega aryana. Dusome mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 20, duhere ku murongo wa 27 tugeze kwa 32. Handitswe ngo, kuko ntikenze babwira iby'Imana yagambiriye byose, mwirinde ubwanyu, murinde n'umukumbi wose Umwuka Wera abashiriyeho kuba umurinzi, kugira ngo muragire itorero ry'Imana, iryo yaguze amaraso yayo. Nzi yuko nimara kuvaho amasega aryana azabinjiramo, ntababarire umukumbi. Kandi muri mwe ubwanyu hazaduka abantu bavuga ibigoramye, kugira ngo bakururire abigishwa inyuma yabo. Nuko rero mube maso, mwibuke yuko namaze imyaka 3 ndahwema ku manywa na nijoro guhugura umuntu wese muri mwe ndira. Kandi none mbaragije Imana n'ijambo ry'ubuntu bwayo ribasha kububaka no kubahana ibiragwa n'abejejwe bose. Ahangaha tubona neza ko igihagaritse umutima intumwa Pawulo nuko amasega aryana
yari kuzinjira mu itorero rya Kristo ntababarire umukumbi. Mu yandi magambo, abizera bari bagiye guhura n'akarengane gakomeye gaturutse mu itorero. Intumwa yagaragaje ikiyihagaritse umutima ubwo yavugaga iti, kandi muri mwe ubwanyu hazaduka abantu bavugira ibigoramye kugira ngo bakururire abigishwa inyuma yabo. Ubuyobe bwari kwinjira mu itorero. Inyigisho z'ibinyoma zigasimbura ukuri mvajuru. Imigenzo ya gipagani yari gufata intebe. Mu binyejana bya 4 na 5, kuvanga ukuri n'ibinyoma byinjijwe mu itorero rya Gikristo, ku mpamvu isa nko kuvuga ko hagamijwe iterambere ry'umurimo. Nyamara ingaruka iteye ubwoba yabaye ukwimura ukuri kw'ijambo ry'Imana. Reka dusome mu rwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Abatesalonike, igice cya 2, duhere ku murongo wa 7 tugeze ku wa 12. Handitswe ngo, kuko amayoberane y'ubugome n'ubu atangiye gukora, ariko ntazahishurwa keretse uyabuze ubu akuweho. Nibwo wa mugome azahishurwa, uwo Umwami Yesu azicisha umwuka uva mu kanwa ke, azamutsembesha kuboneka kukuza kwe. Kuza k'uwo mugome kuri mu buryo bwo gukora kwa Satani, gufite imbaraga zose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma, n'ubuhenzi bwose bwo gukiranirwa ku barimbuka, kuko batemeye gukunda ukuri ngo bakizwe. Nicyo gituma Imana izabohereza ubushukanyi bukomeye cyane ngo bizere ibinyoma, kugira ngo abatizeye iby'ukuri bose bakishimira gukiranirwa bacirweho iteka. Aya magambo dusomye, aya magambo ya Pawulo ngo kuko amayoberane y'ubugome n'ubu yatangiye gukora, arasobanutse. Ndetse no mu minsi ya Pawulo hariho ukwimura ukuri kw'ijambo ry'Imana ku byerekeranye no kumvira amategeko y'Imana. Uku kwimura kuzakomeza kwiyongera mu binyejana biheruka. Mu buryo bunyuranye n'itegeko rya 2, ibigirwamana byazanywe mu misengere ya Gikristo. Mu myaka ibihumbi, ibigirwamana byarimitswe cyane mu madini yose ya gipagani. Kugira ngo ubukristo burusheho kwakirwa n'abapagani binjiraga mu itorero rya Gikristo, ibigirwamana bya gipagani byahawe amazina y'ingirwa batagatifu. Mu bundi buryo birezwa. Icyumweru, umunsi wo kuramya ikigirwamana zuba, cyagiye kirushaho kwemerwa nk'umunsi wo kuramya kwa Gikristo mu cyubahiro cy'umuzuko. Uyu munsi w'ikinyoma utemerwa n'ibyanditswe byera ukomeje kubahirizwa n'iki gihe. Twakomeje ingingo yo kwa 3 ifite umutwe w'amagambo ugira uti, kurindwa n'ijambo ry'Imana. Reka dusome muri Yohana 17, duhere ku murongo wa 15. Handitswe ngo, sinsaba ko ubakura mu isi, ahubwo ubarinde umubi. Si ab'isi kuko nanjye ntari uw'isi. Ubereshe ukuri, ijambo ryawe ni ryo kuri. Uko wantumye mu isi, nanjye niko nabatumye mu isi. Kandi nanjye niyeza ku bwabo ngo nabo babe bereshejwe ukuri. Sinsabira aba bonyine, ahubwo ndasabira n'abazanyizezwa n'ijambo ryabo. Reka dusome mu Byakozwe n'Intumwa, igice cya 20, umurongo wa 32. Handitswe ngo, kandi none mbaragije Imana n'ijambo ry'ubuntu bwayo ribasha kububaka no kubahana ibiragwa n'abejejwe bose. Mu by'ukuri Bibiliya ni ihishurwa ritibesha ry'ubushake bw'Imana. Itwereka umugambi mvajuru wo gukiza mwene muntu, kuko ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye, no kumutunganya, no kumuhanira gukiranuka. Ni ukuvuga ko ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, si imigabane imwe runaka cyangwa imigabane runaka irusha indi guhumekerwa. Bibiliya yose uko yakabaye igomba kwemerwa nk'ijambo ry'Imana. Bitabaye ibyo, irembo ryaba rifunguriwe cyane ubushukanyi. Ariko se ubundi ni gute twari kumenya iby'inama y'agakiza tudafite Bibiliya? Twari kumenya bingana iki niba byari no gushoboka ibyerekeranye no kuvuka, imibereho, inyigisho n'umurimo wa Yesu? Iyo bitaba ibyo, ibyanditswe byera
Mbese twari kwiyumvisha uburemere bw'igitambo cya Kristo, icyubahiro cyo kuzuka kwe n'ubushobozi bwo kutuvuganira mu ijuru, ndetse n'ubwiza bukomeye bwo kugaruka kwe? Izo nyigisho zose z'ukuri zarahishuwe, zigishwa kandi zishimangirwa mu ijambo ry'Imana. Iryo ubwaryo, iryo ryonyine ni ryo rigomba kutubera urufatiro n'ireme ryuzuye ryo gusobanukirwa ukuri kwera kose. Rero hano icyo dusabwa ni uko ijambo ry'Imana rigomba kuba nyambere mu mibereho yacu. Ni ihishurwa ry'ubushake bw'Imana, ririhagije kandi riruzuye. Ni ijambo ryahumetswe n'Imana, reka Imana idushoboze kuryitaho, kuko niwo murongo ngenderwaho wahawe abakurikira Imana bose. Zaburi 119 umurongo w'105 niho havuga ati, ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byanjye, ni umucyo umurikira inzira yanjye. Bityo rero ijambo ry'Imana ni ryo rikwiye kutubera umuyobozi, ni ryo rizaturinda kuyoba, ni ryo rizatuma tutagendera mu migambi y'umwijima, mu migambi y'umwanzi Satani. Satani arwanya Bibiliya cyane, kuko azi neza yuko Bibiliya ari ijambo ry'Imana, ariho Imana ivuganira natwe. Reka Imana idushoboze, iduhe guhagarara mu ruhande rwayo. Umucyo w'intambara ikomeye iri hagati ya Kristo na Satani, intambara iri hagati y'ukuri n'ikinyoma, umucyo n'umwijima. Reka umucyo umurikire mu mwijima, ijambo ry'Imana ribe isoko y'imibereho yacu. Reka umucyo umurike maze hose hatangaze mu izina rya Yesu. Reka dukomeze n'ingingo yo ku wa 4 ifite umutwe w'amagambo ugira uti, imitekerereze ya muntu ihabanye n'ibyanditswe. Mwuka wera akorera mu ntekerezo zacu, mu mitima yacu. Aturarikira gushaka ubwiru buboneka mu isanzure. Nk'uko umuntu umwe yigeze kuvuga ati, nk'abakristo ntitugenzurire intekerezo zacu ku muryango w'urusengero. Nyamara kandi ubuhanga bw'intekerezo za muntu bwonyine ntibushobora kuvumbura ukuri kuva ku Mana kw'ibyanditswe byera. Ukuri si uko umuntu abona ibintu, ni ihishurwa riva ku Mana. Reka dusome mu Migani igice cya 16 umurongo wa 25. Handitswe ngo, hariho inzira umuntu yibwira ko ari nziza, ariko iherezo ryayo ni inzira z'urupfu. Reka dusome muri Yesaya 53 umurongo wa 6. Handitswe ngo, twese twayobye nk'intama zizimiye, twese twabaye intatane, Uwiteka amushyiraho gukiranirwa kwacu twese. Dusome mu Bacamanza igice cya 21 umurongo wa 25. Handitswe ngo, ariko icyo gihe Abisiraheli nta mwami bari bafite, kandi umuntu wese yitegekaga uko ashatse. Aya masomo yose dusomye atweretse neza ko bumwe mu bushukanyi bukomeye cyane bw'umwanzi Satani ni ukutuganisha aho twizera ko intekerezo za muntu zidafashijwe na Mwuka Muziranenge kandi ntizibe zishingiye ku ijambo ry'Imana, ko zihagije mu kutumenyesha ubushake bw'Imana. Hari inzira tubasha kwibwira ko itubereye nziza cyangwa ikabera nziza imico yose, ariko ikaba ari mbi rwose mu maso y'Imana. Twumve ubuhamya bw'umwanditsi w'iki cyigisho. Yaragize ati, mu myaka mike ishize, jye n'umugore wanjye twiyemeje gukora urugendo rwo kuzenguruka ishyamba riri hafi ya hoteli twari ducumbitsemo. Ubusanzwe menyereye bihagije kuyoboka inzira, maze nyuma y'isaha imwe yo kugenda tunyura mu tuyira dutandukanye, nari niringiye rwose ko ndi bubone inzira idusubiza nta ngorane nyinshi. Ariko bidatinze nza gusanga twazimiye rwose, nta cyizere. Izuba ryari rigiye kurenga kandi natinyaga ko bigiye kuba bibi. Iby'amahirwe twaje guhura n'abandi bagenzi bari bazi inzira. Twari dusigaje urugendo rw'ibirometero hafi 8 byo kugenda ngo tugere ku muhanda mukuru. Kubera ko bari basize imodoka yabo hafi aho, batubwiye ko bashobora kutugeza kuri hoteli. Kubona umuntu uzi inzira n'umuntu washoboraga kudusubiza aho twaturutse byatuzaniye impinduka twese. Ubuhamya buratwereka neza uburyo ibyo twibwira mu ntekerezo zacu cyangwa se ibyo dutekereza birashoboka yuko inzira twibwira ko ari iy'ukuri ku Mana bishobora kuba bitandukanye cyane nuko tubitekereza, ahubwo akaba ari inzira
y'ibibi. Imana ntiyaturetse twenyine mu rugendo rwo kuva ku isi tujya mu ijuru. Mwuka Muziranenge atuyobora ku nyandiko zera z'ibyanditswe bituyobora iwacu. Ukuri n'ikinyoma, ikiboneye n'ikitaboneye, icyiza n'ikibi, ibi byose bibasha gusobanuka gusa bitewe n'umucyo w'ijambo ry'Imana. Ikivuguruza Imana n'ijambo ryayo ni ikinyoma. Kandi igihe cyose ikinyoma giteza akaga ikigendana n'Imana, ni ukuri kandi ni icyiza. Mbega ukuntu ari ingenzi ko tugira ijambo ry'Imana umugenzuzi wacu uheruka w'ukuri n'imyitwarire. Mbega amagambo meza. Ahangaha aya masomo dusomye ndetse n'aya magambo umwanditsi w'iki cyigisho atwandikiye aratwereka neza uburyo mu mitekerereze yacu birashoboka ko dushobora kwibwira ko inzira turimo ari iy'ukuri, nyamara twasuzumisha ibyanditswe byera tugasanga turi mu nzira itari iy'ukuri. Rero ko dusobanukirwa neza ko kubwo gufashwa n'imbaraga ya Mwuka Muziranenge tuzabasha kugira intekerezo zitunganye kandi tuzabasha kugendera mu nzira y'Imana. Imana yifuza kubana natwe kandi yifuza ko tugira intekerezo nzima, yifuza ko tuyumvira tukabana nayo. Nubwo turi mu ntambara ikomeye, aho ukuri n'ikinyoma biba bihanganye, aho umucyo n'umwijima biba bihanganye, aho icyiza n'ikibi biba bihanganye, Imana iraturarikira guhitamo uruhande rwiza, ari rwo ruhande rufite intsinzi, uruhande rwa Kristo. Reka Imana idushoboze tugiye guhitamo uruhande rwayo mu izina rya Yesu. Reka dukomeze n'ingingo yo ku wa 5, ifite umutwe w'amagambo ugira uti urugamba rugamije kwigarurira intekerezo. Ingingo yo ku wa 5 turayitangirana n'isomo riboneka mu rwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Abakorinto mu gice cya 4 umurongo wa 3 kugeza ku wa 6. Handitswe ngo, ariko niba ubutumwa bwiza twahawe butwikiririwe abarimbuka, ari bo batizera, ab'Imana y'iki gihe yahumye imitima, kugira ngo umucyo w'ubutumwa bwiza bwa Kristo, ari we shusho y'Imana, utabatambikira. Kuko tutabwiriza abantu ibyacu, ahubwo tubabwiriza ibya Kristo Yesu, ko ari we Mwami, natwe tukaba abagaragu banyu ku bwa Yesu. Imana yategetse umucyo kuva uturutse mu mwijima, niyo yaviriye mu mitima yacu, kugira ngo imurikishe ubwenge bwo kumenya ubwiza bw'Imana buri mu maso ha Yesu Kristo. Iri jambo bagarutseho, ijambo ry'ikigiriki rivuga umutima cyangwa se intekerezo. Muri iri somo ni pneuma, mu buryo buhita bwumvikana risobanura ubushobozi bwacu bwo kubona ibintu cyangwa kubitekerezaho. Ubusobanuro bwa Bibiliya bw'itorero ry'Abadivantisiti b'umunsi wa 7 butanga uyu mucyo kuri uyu murongo. Intambara iri hagati ya Kristo na Satani ni intambara igamije kwigarurira intekerezo z'abantu. Umurimo w'ibanze wa Satani ni uguhuma cyangwa kwijimisha intekerezo z'abantu cyangwa se imitima yabo. Ibyo abikora abuza abantu kwiga ijambo ry'Imana. Ateza ibibazo imbaraga z'intekerezo akoresheje ibikabije by'umubiri n'ubugingo. Kubwo gutwara intekerezo zigahugira ku by'ubu buzima no gutwarwa n'ubwibone no kwishyira hejuru. Dukomeje gusobanukirwa neza uburyo Satani atugabaho ibitero, agatuma duha agaciro gake ijambo ry'Imana. Iyo yamaze kwigarurira intekerezo zacu, nta kabuza tuba twamaze guhinduka umuhigo we. Uku kubura k'ubwenge kw'abarimbuka ntiguterwa n'uko batabasha kumenya, guterwa n'uko badashaka kumenya. Benshi bagiye bagira amahirwe yo kumenya ukuri, ariko bahitamo kutizera, na Satani abahuma amaso. Ubwami bwa Satani ni ubwami bw'umwijima. Nk'uko ubusobanuro bwa Bibiliya bw'itorero ry'Abadivantisiti b'umunsi wa 7 bubisongera,
Ubutumwa bwiza nibwo buryo rukumbi imigambi mibisha y'umwanzi Satani n'ubuhendanyi bwe bibasha gushyirwa ahagaragara, kandi nibwo buryo abantu babasha kuboneramo inzira ibakura mu mwijima ikabageza mu mucyo. Aya magambo yakuwe mu busobanuro bwa Bibiliya bw'itorero ry'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi, umuzingo wa 6, ku ipaji yaho ya 854. Ishingiro ry'ubutumwa bwiza bukubiye mu isezerano rishya ni imibereho, urupfu no kuzuka bya Yesu. Yesu niwe rufatiro rw'ubutumwa bwiza, kandi ishingiro ry'ibyanditswe byera. Ibyanditswe byera biramuha. Some muri Yohana igice cya 1 umurongo wa 4, handitswe ngo muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Umurongo wa 5, uwo mucyo uvira mu mwijima, ariko umwijima ntiwawumenya. Umurongo wa 9, uwo mucyo niwo mucyo nyakuri, kandi ubwo nibwo yatangiraga kuza mu isi ngo amurikire umuntu wese. Umurongo wa 14, Jambo uwo yabaye umuntu abana natwe, tubona ubwiza bwe busa n'ubw'umwana w'ikinege wa se, yuzuye ubuntu n'ukuri. Mu binyejana bya mbere by'itorero rya Gikristo, abizera mu isezerano rya kera bari bariyeguriye burundu Kristo nk'umucyo wabo rukumbi mu mwijima barimo. Bacungujwe ubuntu bwe, bahindurwa n'ububasha bwe, bahabwa imbaraga n'urukundo rwe. N'urupfu ntirwashoboraga guca imirunga y'ubudahemuka bari bafitiye Kristo. Umucyo urabagirana w'ubutumwa bwiza watumaga batahura ibinyoma by'umubi. Kristo yakomeje kugira abagabo n'abagore bahagaze mu kuri kwe nk'intwari, babishobojwe n'ubuntu bwe. Muri ibi binyejana bya mbere, umucyo w'urukundo rwa Kristo, ubuntu n'ukuri kwe byamurikiye mu mwijima. Amen. Ingingo yo 5, reka nyisoze mvuga aya magambo. Mu by'ukuri nk'uko tubibonye, ijambo ry'Imana ni ihishurwa mvajuru ry'ubushake bw'Imana, niho Imana itwigaragariza. Bibiliya yose, ibyanditswe byera kuva mu itangiriro kugera mu byahishuwe, bivuga Kristo. Kristo Yesu wabambwe, Yesu Kristo udukunda, ubana natwe, uturinda, utubeshejeho, kandi uzaza kutujyana. Reka rero iri jambo ry'Imana turyiteho, ribe isoko y'imibereho yacu, ritubere umuyobozi. Nta gushidikanya nituryitaho ntituzigera tuyoba na hatoya. Reka Imana idufashe kugira ngo uru rugamba rugamije kwigarurira intekerezo tubashe kuritsinda kubwo kwita ku ijambo ry'Imana, rikaba umuyobozi n'umugenga w'imibereho yacu. Dukomeje n'ingingo yo ku wa 6 ifite ibindi byo kwigwa no kuzirikanwa. Hano mu bindi byo kwigwa no kuzirikanwa by'umwihariko, reka tuzirikane yuko iki cyigisho gifite umutwe w'amagambo ugira uti umucyo umurikira mu mwijima. Gifite ishingiro ryacyo cyangwa se gishingiye mu gitabo cy'umwuka w'ubuhanuzi cyitwa Intambara Ikomeye, ku cyigisho cyaho cya 3 kitubwira umucyo umurikira mu mwijima. Hano rero ibindi byo kwigwa no kuzirikanwa, tugiye gusoma amagambo yakuwe mu gitabo cy'Intambara Ikomeye. Reka nayo tuyazirikane cyane. Uwo mutima wo kwanga no kurwanya ukuri akomeje kugaragara mu banzi b'Imana babayeho mu bihe byose byagiye bikurikirana. Kandi nanone umutima wo kuba maso n'ubudahemuka ni wo abagaragu bayo bagiye basabwa kugira. Amagambo Kristo yabwiye abigishwa be ba mbere azanakomeza kubwirwa abayoboke be bose kugeza ku mperuka y'ibihe. Icyo mbabwiye ndakibwira bose nti mube maso. Amen. Aya magambo yakuwe mu gitabo cy'Intambara Ikomeye ku ipaji yaho ya 43 ndetse na 44. Mu bice byinshi byo ku isi, cyane cyane aho abantu bafite amahirwe yo kubona Bibiliya,
Satani yakoresheje ubundi buryo bwo gucogoza imbaraga zayo. Bumwe mu buryo bukomeye bwakomeje gukoreshwa mu nzira zitandukanye za siyansi, cyangwa ndetse bugakoreshwa n'abitwa intiti mu bya Bibiliya, ndetse rimwe na rimwe hakagira ubwo bemeza kandi igihe byemewe bikaba byatuma abantu bagabanya icyizere bafitiye ijambo ry'Imana. Nk'urugero, nubwo igitabo cya Daniyeli ubwacyo gitanga amatariki cyanditswemo yo mu myaka irenga 500 mbere ya Kristo, benshi mu ntiti mu bya Bibiliya bo bahitamo kugiha amatariki ari hagati y'ikinyejana cya 2 mbere ya Kristo. Bemeza ko cyanditswe muri icyo gihe ngo nibwo umuhanuzi yashoboraga kuvuga atibesha iby'ahazaza, kuko mbere bitari gushoboka. Niyo mpamvu nk'uko babivuga, igitabo cya Daniyeli kitanditswe igihe kuvugwa ko cyandikiwe, ahubwo cyanditswe mu myaka 100 nyuma y'icyo gihe. Ikibabaje, iki kinyoma babeshera Bibiliya ni kimwe muri byinshi intiti z'iki gihe zishaka kutwemeza natwe, kandi ikirushijeho kuba akaga, benshi mu bantu bemera iki kinyoma kuko n'ubundi kigishwa n'intiti mu bya Bibiliya. Niyo mpamvu intumwa Pawulo atuburira agira ati, mugerageze byose, mugundire ibyiza. Abatesalonike 5:21. Reka tugane ku musozo w'icyigisho cyacu cyatubwiraga ngo icyigisho cyatubwiraga ngo umucyo umurikira mu mwijima. Mu by'ukuri ijambo ry'Imana nk'ihishurwa ry'ubushake bw'Imana niryo ritwereka neza inzira nyayo itugeza ku Mana. Nk'uko twabibonye, twakomeje kureba uburyo Satani yagiye agaba ibitero ku itorero ry'Imana, ku itorero rya Kristo. Mu cyigisho cy'ubushize cyavugaga ngo uburyo cyatubazaga ngo izingiro ry'ikibazo, kwikunda cyangwa se urukundo. Twabonye neza ko abigishwa ba Kristo babaye indahemuka kubw'urukundo rwari hagati yabo, kubw'ubumwe bwari hagati yabo, no mu bihe by'akarengane bakomeje gushikama ku kuri kw'ijambo ry'Imana, baba indahemuka, batanga ubuhamya budashidikanywaho, bituma benshi cyane bahindukirira Kristo. Itorero rya Kristo rirakura, rikwira ahantu hose mu buryo bwihuse. Satani niwe wabarenganyaga, ariko ntiyabashije kugera ku ntego, kuko uko yabarenganyaga niko barushagaho kwiyongera. Ariko hano yahinduye strategy, ahitamo gukoresha amayeri ye yo kwinjiza ibinyoma mu itorero, bityo abakristo bakagira ngo abapagani bihanye by'ukuri, nyamara bihanye by'igice. Aho niho byahereye kugeza n'uyu munsi wa none, aho usanga umugabane munini w'abantu basenga ku munsi muhimbano w'ikinyoma, umunsi w'ikigirwamanazuba ari wo Sunday cyangwa se icyumweru, ndetse kandi bamwe bakizera ko abantu bapfuye bashobora kuvugana nabo, bigatuma abantu basuzugura Imana. Ndetse ikindi kandi abantu bagasenga ibishushanyo bibajwe, kandi nyamara ibyo ngibyo ari kizira ku maso y'Uwiteka. Ahangaha icyo Imana idusaba ni uko kuri ijambo ryayo kwarahishuwe, nta kindi usibye kugukurikiza no kukugenderamo. Mwuka Muziranenge yiteguye kubana natwe, yiteguye kudufasha kugendera mu ijambo rye. Reka Imana itugirire neza, reka Imana iduhe amahoro, reka Imana iturinde, reka Imana ibane natwe, reka iduhe kwita ku ijambo ryayo, reka buri wese agire ibihe bidapfa mu mibereho ye ya buri munsi byo kubana n'Imana by'ukuri, kugira ngo imwihishurire abashe kuyimenya mu buryo bwuzuye. Muri Yohana igice cya 1 umurongo wa 12 niho havuga ngo, icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Natwe niduhitamo kwizera izina ryayo, niduhitamo kwita ku ijambo ryayo, niduhitamo kwemera Yesu, nta kabuza tuzaba abigishwa be nyakuri. Yesu yongeye kubikomozaho muri Yohana 8:32 agira ati,
nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri, namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzababatura. Maze tuzirikane isomo ry'icyo kwibukwa nk'isomo rizaduherekeza muri iki cyumweru cyose kandi rirushaho kutwumvisha neza iki cyigisho rivuga ngo Yesu arababwira ati hasigaye umwanya muto umucyo ukiri muri mwe, nimugende mugifite umucyo butarabiriraho mukiri mu nzira, kuko ugenda mu mwijima atamenya iyo ajya. Iri somo riboneka muri Yohana 12:35. Umucyo uvira cyangwa se umurikira mu mwijima. Ijambo ryayo rirasobanutse kandi ni ukuri kutagishwa impaka. Reka tugane ku musozo w'icyigisho cyacu. Imana y'amahoro igiye kwita ku ijambo ryayo mu izina rya Yesu. Reka dusenge. Data wa twese dukunda cyane, Imana ishobora byose, Imana ivuga bikaba kandi yategeka bigakomera. Tugushimiye kugira neza kwawe kwinshi kubana natwe uko bwije n'uko bukeye. Waraturinze mu bihe byatambutse, ariko n'uyu munsi wa none uracyatwigaragariza. Tubonye neza uburyo umucyo wamurikiye mu mwijima, ariko n'uyu munsi wa none umucyo uracyamurikira mu mwijima, ubwo Satani yagiye arushaho gukaza ingamba ze mu ntambara ikomeye arwana, ariko Yesu Kristo nawe wakomeje kwigaragaza kandi ukomeza kutuneshereza. Uyu munsi icyo tugusaba ni ukubana natwe, ni ukudusobanurira neza ububasha bwawe, ni ukuduha imbaraga itubashisha kwita ku ijambo ryawe, kuko niyo ntwaro rukumbi yonyine ibasha gutsinda no kunesha umwanzi Satani. Ku musaraba, haba mu gihe wari uri mu butayu ugeragezwa n'umwanzi, watsindishije ahanditswe ngo, reka natwe dushoboze gutsindisha ahanditswe ngo, bane natwe tugirire neza, uduhire mu mibereho yacu ya buri munsi. Ibyo ngibyo ibyo tugusabye twizeye yuko ubiduhereye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo, amen.